ukwemeza hamwe n'umwuka ukurimo kuri mukuri ukaba uri no mu mwuka wicare ufate agatebe wumve icyo Imana ivugana nawe. Biravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, reka nanjye nicare ntega amatwi. Yego. Nyuma turi mu isi ariko iyi si tuyirimo nk'abashyitsi ntabimukira. Rero kuba turi abashyitsi, umushyitsi isaha n'isaha yicara zikazataha. Oya nk'ubu kandi yigendera. Nk'ubu mu kanya wadusuye urahita uzinga ibyo wigendera. Yego. Uwo musozi nagiye kubona mbona iruhande rwawo hari kwaka umuriro. Uwo muriro wakaga utazima. Nagiye kubona mbona iruhande rw'uwo muriro haje abantu bakajya batiyurita kabanaga muri wa muriro bashaka kuwuzimya. Ariko nkabona uwo muriro uko bawunagamo itaka urasa nk'ucika intege mo gake, ariko ukongera ukagira imbaraga ukarenga ryataka ukongera ukaka. Njya kubona mbona uko banazemo ryataka babonye ntibizimye, baragenda noneho bazana amazi bamena muri wa muriro, ukongera ugasa nk'ucika imbaraga ariko ya mazi akaba ubusa, wa muriro ukongera ukaka kabuganza. Yego. Njya kubona mbona uko banazemo iryo taka ntuzime, uko banazemo ayo mazi ntuzime, mbona wa musozi noneho twari duhagazeho, uko buri muntu wese yarawuhagazeho twari duteruye abana. Twari duteruye abana bari mu kigero kigera nko mu gihe umwana ageramo agatangira guhagatirwa, kuko hari umwana udahagatira buriya bitewe n'igihe afite. Umwana w'ukwezi kumwe ntiwamuhagatira, n'uwabiri yewe ntiwamuhagatira, ariko hari umwana uri mu mezi 9, 7, 8 gutyo abageze mu gihe wamuhagatira abafatika. Rero nabo bana nabonaga duteruye. Uwo musozi nagiye kubona mbona imvura ibutunyagiriyeho, turanyagirwa ariko ikintu cyantangazaga. Reka nizere ko umeze neza, uri amahoro nshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Nguhaye ikaze kuri channel yacu yitwa Prince Robert Rwanda. Nyuma yaho ubuhanuzi bwa Solange bumanje kunsohoreraho akosora naye mu bantu ntinya nawo bamwe. Hanyuma ubu twafunguye indi YouTube, indi chaîne, tubahaye ikaze abantu bari baratubuze. Naha twimukiye, naje gusura Solange ahantu yituriye kugira ngo tuganire umuhanuzi w'Imana. Sora umeze ute? Meze neza. Urakomeye? Yego. Nanjye ndamahoro ndashima Imana. Terukana ndi kuri Yada basutse minuza basutse n'ibiroha, ariko navumbuye yuko isoko navumbuye ko isoko iyo isoko itagisibamo, niyo ushatse kuyisiba irongera igapfumurira ahandi. Ngo butumwa ndanabufite. Yego. Hanyuma nifuje ko tuganira. Solange afite YouTube channel yafunguye yitwa Solange TV, sijara? Yego, TVT. Bongeraho tayinyuma. TVT. Yego. Ira TV gatuyize. Abandi ba Solange bakora ibitandukanye n'iby'umurimo dukora. Yego. Rero iriya TV iri inyuma. Unezi kusizina ryawe. Okay. Naje rero ngo tuganire, ubu ufite byinshi bigiye bitandukanye. Abantu benshi baba bakumbuye kukumva, nk'inshuti zanjye ntago zaheruka kukumva. Twari yashize nk'umwaka n'ugiye gutita. Yego. Hashize nk'umwaka, ariko ubwo Imana ibashimye kuri munsi ariko tuza kuganira. Banyaruke no kuri channel yawe bakore subscribe. Umuryango umaze kuba mugari, nabonye bamaze kugera ku 10,000. Rero mu byongere, njye nta diamond ifite, ari aba YouTube batajya bavugana channel zabo, ariko mugomba gushyigikira Solange mu murimo w'Imana. Ikindi nasanze nta microphone afite. Kuntetese ndabizi kudakunda kuvuga. Okay, reka twinjire mu kiganiro, sibyo? Turaza kubiganiraho. Ariko mbere byose manze suze aba Prince Robert Rwanda, sibyo? Nanjye kwibagirwa kuvuga kuri Yada. Ndabasuhuje, nawe ndikumva barayishyize mu mazina yawe. Nashyize mu mazina yanjye uri kumva, ariko Yada nago byarangiye hari yaburaho, iyo umuntu agiye gusimbuka asubira inyuma neza. One day nyine nzagarukana imbaraga zidasanzwe. Yego. Nguhaye ikaze rero mu kiganiro cyacu, suza n'abantu badukurikiye. Yego, murakoze. Ndabasuhuje abadukurikiranye bari hirya no hino, hari abari mu Rwanda, hari bari mu bihugu bitandukanye. Abadukurikirana baherereye mu nce zaho twe tutaranagera. Muri Amerika, Canada. Nzahagera nari.
Ubugande. Njye mfite isezerano. Abantu benshi bajya mfite isezerano ko nzayurira tu. Indege. Cyane pe. Yego. Rero ndabasuhuje mu izina rya Yesu. No mutemo urira indege iryo sezerano ribe risohoye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkunda kubona kuri thumbnail z'abantu bagiye batandukanye iyo bagiye kuvuga ikintu kijyanye n'ubuhanuzi. Mbona kenshi bashyiraho we narizi iki. Donc umwambaro wambaye n'umwambaro w'ubuhanuzi. Cyangwa se ubutumwa bugiye butandukanye. Uyu munsi ubutumwa message ufite Imana ishyize ku mutima wawe bira byose nubuye kugira ngo tukuze kwinjira mu kiganiro cyacu nibura basohoje ubwo butumwa. Yego. Yego, Imana ishimwe, message zo nago zahagarara. Ko tuzakira kuko rezo zacu ziracyari. Yego. Burya hahagarara amarezo kubera ko iminara yavuyeho. Rero umunara turacyawufite. Yego. Kandi amarezo yawo akomeje gukora neza. Kereka twebwe nituwikuraho. Tukagenda uduhereza yadushaka katubura. Ariko mu gihe tukiri ku munara rezo ni nzima. Kandi ubutumwa bukomeje kwihuta. Ari bwinshi kandi. Ahubwo ikibabaje nuko ubutumwa bukomeje gutangwa ariko ababwumva bo ntibabwitayeho. Nicyo kintu buriya. Oya nta kintu sinumwa kwiticwa. Nicyo kintu uvuga iki Imana yagutumye. Gica intege. Pfa kutazayibeshyira gusa. Sibyo. Imana wayibeshyera. Si hari abayibeshyera se? Hari n'abayivuga nabi. N'umuntu ku giti cy'ubutamubeshyera uzabeshyera Imana. Okay. Yego. Yego, rero Imana ishimwe narimba kumbuye. Duherukana mu gihe gishize cyangwa se gitambutse kitari kinini cyane ariko kandi kitari na gitoya. Ariko nzi ko nabonye baradukurikiranye kandi baratwumvishe. Rero cya mbere nshimye Imana ko ndiho. Ikindi cya kabiri nshimye Imana ko wansuye. Hari abantu batajya bifuza kugaragaza aho bataha cyangwa aho baba. Ariko njyewe nta kosa mfite rituma nihisha. Yego. Ntago ndi umwanzi w'abantu, sindi umwanzi w'igihugu ngo ndihisha aho ntaha cyangwa se gufite amakosa nkurikiranwaho ngo barahabona. Rero ndagushimiye ko uhageze. Yego. Turi umuryango mugari hano. Nabibonye. Dushimiye nuko Imana iturindiye muri iyi Kigali bitoroshye. Ariko tuyirimo kubw'umugambi wayo. Amen. Rero Imana ibishimirwe kandi nawe Imana iguhe umugisha ko waje. Reka ntangire nsenga. Yego. Hanyuma tuganire tubwire abantu icyo Imana ishyize ku mutima wacu. Amen. Uri Imana nkuru, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ishoboye byose. Muri byose ntawe uhwanye nawe. Kandi Imana mu biriho byose kuri iyi si tubonesha amaso ndetse n'ibyo tutabona nta kintu na kimwe kitaremwe n'intoki zawe. Twese uko turi kuri iyi si twaje tubisanga. Twebwe uduha ubutware n'ubushobozi bwo kubitegeka. Niyo mpamvu turi imbere yawe nk'abana bawe waronse mu bise by'amaraso by'umwana wawe Yesu Kristo. Kubera ko kubwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Amen. Ariko kubw'urukundo dukunda ngo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo aza kudupfira urupfu rubi rwo kumusaraba. Kubera ko twebwe abantu twari twaratakaje agaciro ndetse n'ubumana muri twebwe kugira ngo tugarurirwe agaciro binyuze muri Yesu. Amen. Iryo nishimwe imitima yacu itekereza ikanyurwa kuba waraduhaye Yesu. Kubera ko yadupfiriye twebwe abana b'abantu tukongera kubona ubuzima. Ntago uyu munsi tuba duhanura mu izina ryawe Kristo. Ariko kuko wamenye amaraso turavuga Imana mu izina ryawe bikemera. Kandi tugashyigikirwa n'imbaraga zawe. Turagushimye rero kubw'imirimo wakoze. Niyo mpamvu uyu munsi twicaye aha ngaha kwitangaza amakuru. Kubw'isezerano wavuze ngo ubutumwa bwiza bw'inkuru nziza y'agakiza buzamamara bugere hirya no hino. Buzakwira ku isi hose. Birashoboka ko umuntu ubwo atari kubahaguruka hano ngo ajye mu bihugu bitandukanye avuga ubutumwa. Ariko waduhaye ibikoresho byo kwifashisha kugira ngo abatari mu Rwanda bumve icyo Imana ivuga. Kugira ngo n'abatari muri iki gihugu babashe kugezwaho mwami message ivuga ku butumwa bwiza bw'ijambo ryawe burohora abantu bukabakura mu byaha bukabasha kubahesha agakiza kazatuma tubona ubugingo buhoraho. Amen. Mana rero turi imbere yawe duciye bugufi. Aha turi ni imbere ya kamera ariko tuhafashe nko ku ruhimbi. Uwiteka tugiye kuvugira ibyanditswe byera. Niyo mpamvu tukwinginze ngo tweze udutunganye. Imbabazi zawe zitubonekeho kugira ngo ibyo tugiye gutambutsa bitabonekaho umugayo. Niyo mpamvu tukwinginze ngo duhanagureho urubanza rwose n'ibyaha n'ibicumuro
byaturegaga kandi bikadutandukanya nawe. Kimara kutweza turakwinginze ngo umwuka wera aze kubana natwe, turakwinginze ngo imbaraga mvajuru zize kudushyigikira, ndakwinginze ngo umuriro w'umwuka wera wake muri twe, utumare ubwoba, udutinyure kandi uduhe icyo kuvuga, kuko twebwe ubwacu tutakiha cyangwa se ngo tubyishoboze. Kubw'inyama n'amaraso ntabyo dufite, ariko kubw'umwuka turabihabwa, kuko amaso yacu abasha kureba ibyo amaso y'umubiri atareba, amatwi y'umwuka yacu abasha kumva ibyo amatwi y'umubiri atabasha kumva. Niyo mpamvu tugusabye ngo turi muri iki kiganiro uduhe kuba abanyamwuka, turinde kuba abanyamubiri, kugira ngo iki kiganiro kizabashe kugira benshi gihindura, imitima ya benshi izabashe gukira kubw'ubutumwa tugiye kunyuza kuri iyi cano. Ngaho dushyigikire rero, icyo duheje n'imigambi ya Satani. Twamaze kumenya neza ko Mwami, iyo twicaye, iyo duhagaze ku ruhimbi tukabumbura ibyanditswe byera tugiye kuvuga, abadayimoni benshi bahagurukira kuturwanya, ariko nicaye kuri iyi kamera ndetse na Mana na Prince, turahamagara imbaraga z'Imana ngo zirwanye ibitero byose Satani yahagurutsa kuturwanya mu izina rya Yesu. Ibyahaguruka mu isi y'umwuka ndetse no mu isi y'umubiri tubihagaritse kubw'intsinzi y'amaraso ya Yesu. Bana natwe rero udushyigikire kandi utuyobore, iki kiganiro Mwami kize gutangira neza kandi gisoza amahoro. Byose turabishima mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Amen, amen. Duteze amatwi ngo duhe ubutumwa mbere ya byose, mbere yuko tuganira kandi duheraho. Imana yo mu ijuru ishimwe. Njyewe maze iminsi ndi kubwira abantu basenga mu kuri no mu mwuka, ariko atari abajya mu materaniro. Hari abantu bajya mu materaniro, ako kantu manzo gasobanuye neza, kuko hari abantu bajya mu materaniro ariko basenga badasengera mu kuri no mu mwuka. Yego, bisobanuye neza kugira ngo tubyumve. Ntago abantu bose uko bari mu materaniro baje gusenga, cyangwa ntago abantu bose uko bari mu rusengero baje gusenga. Hari abaje mu materaniro ariko hari n'abaje gusenga. Rero abasenga ni abasenga data mu kuri no mu mwuka, kuko abo nibo bemerewe no kumusenga. Abandi twateranye bisanzwe nk'uko Ntega na Nyabugogo baraterana, no mu isoko baraterana, ahantu hose haba amateraniro bitewe n'ikibateranyije. Nigeze iryo jambo uvuze, nigeze kujya ahantu ku rusengero, ahantu nsengera k'amashashi, ndababaza ni ko Bibiliya ivuga ngo abantu bakwiye gusengera mukuru no mu mwuka, mukuru no mu mwuka ni hehe? Ibyo bansubije nzabibabwira ubutaha. Mukuru no mu mwuka ni hehe? Yego, hanyuma abo basengera rero mukuru no mu mwuka nibo ugiye nibo ngiye guha message. Nuza kuyumva ukumva itakureba, yikomereze yigende nagira iyo message yabikureba. Yego, ariko niba umutima wawe uzi kusengera mukuru no mu mwuka, ukwemeza hamwe n'umwuka ukurimo, kuri mukuri ukaburi no mu mwuka, wicare ufata agatebe wumva iki Imana ivugana nawe. Bibiliya iravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, reka nanjye nicare ntega amatwi. Yego, nyuma turi mu isi, ariko iyi si tuyirimo nk'abashyitsi, ntabimukira. Rero kuba turi abashyitsi, umushyitsi isaha n'isaha yicara zikazataha. Nk'ubu mu kanya ndigendera, nk'ubu mu kanya wadusuye urahita uzinga ibyo wigendera. Yego, Imana imfashe igarura umwuka wayo mu bantu washizemo, kugira ngo twongere kumva icyo Imana ivugana natwe mu buryo bw'ibigaragara n'ibitagaragara. Yego, turi abashyitsi hano kuri iyi si, ariko iyi si ifite bene yo bayituye. Ubu ngubu wowe uri butaha, ariko njye kuko ndakodesha hano, ariko nyine ndabarwa nkaho nyine ni iwanjye. Oya, na nyirayo nyiri iyi nzu. Yego, yaje ahita yongera akigenda kuko ubu ni yawe kuko wari yishyuye. Yego, wowe uri bugende kubera ko hano ntabwo uhafite igihe, si iwawe, nta burenganzira bwo kujya hara mu cyumba, naha nyine ugarukiye ahangaha, ubundi uri busohokana ibikoresho byawe witahira. Ariko twebwe kubera ko ari iwacu turahasigara, ni natwe rero tugomba kuhagirira ibikorwa. N'inguni zayo ejo imvura yaraguye bahava n'atavura hazi, nge saho nzi. Rero ninjye ugomba kuhagirira ibikorwa kubera ko ndahatuye. Yego, wowe utahatuye rero nta bikorwa wemerewemo hano, urabihagirira ngo bizagufashe, ntacyo bizakumarira. Rero ni ukuvuga ngo icyo nshatse kuvuga, turi hano muri iyi si, Imana yayidushyizemo, ariko iyidushyiramo itubwira ngo mu isi si iwanyu, muri abashyitsi n'abimukira, ariko muteguriwe gakondo mubikiwe y'ubwami bw'Imana, ariho muzimurwa mukurwa mu isi mujya gutuzwa muri gakondo yanyu mwateguriwe. Mu isi ndi umushyitsi sinzayihoramo, ntabwo tuzayigumana, ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru. Yego, ntabwo tuzahama muri iyi si. Rero ahantu hatari iwanyu uhahurira n'intambara.
ariko umuririmbyi ubwo ahisa nkurura ahurwa n'intambara nziza. Nibutse nyine abo bantu yuko hano atari iwacu, turahacumbitse ariko ntabwo tuhafitiye uburenganzira. Rw'Imana ajya runyereka, donc turabashyitsi n'abimukira. Yego. Mbabwire rero ngo nimuhumure, nimutuze nubwo turi mu icumbi, ariko iri cumbi turimo ntago Yesu yari dutayemo, ntago yadusize. Muri make turirimo ari kumwe natwe. Ngo umusamariya umwe wari mu rugendo yanyuze i Yeriko, ngahasanga uwo bari bakubise ngo baramunoza, ariko ngasanga hashigajeho gato akagira gute, agashiramo umwuka gato. Ngo ariko amubonye wamugirira impuhwe, ava ku ndogobe ye, aramwegera ngo amupfuke inguma, aramwomora, amwomora ibi. Nta wundi musamariya dufite hano, ni Yesu. Niwe wenyine. Abayuda barakebera, iyi si rero ni Yeriko, irakubita kandi irigukomeretsa. Ubu hari abantu bashigajeho gato bagapfa, hari n'abo Yesu ari komora bari bapfuye. Banashima. Bivuze rero ngo ntago yadusize, ari kumwe natwe muri iri cumbi. Ni nawe uzaridukuramo atwimura tujyana aho yateguye mu bwami bwiwe. Rero ni ijambo, ni ubuhamya cyangwa se ni message ihumuriza iyi mitima y'aba bantu, kubera ko yarakomeretse. Aba bantu mvuze basenga, bahagaze mu kuri no mu mwuka, nagiye kubona mbona duhagaze ku musozi. Uwo musozi nagiye kubona mbona iruhande rwawo hari kwaka umuriro. Uwo muriro wakaga utazima. Nagiye kubona mbona iruhande rw'uwo muriro haje abantu bakajya batiyura itaka banaga muri wa muriro bashaka kuwuzimya. Ariko nkabona uwo muriro uko bawunagamo itaka, urasa nk'ucika intege mo gake, ariko ukongera ukagira imbaraga ukarenga ryataka, ukongera ukaka. Njya kubona mbona uko banazemo ryataka babonye ntibizimye, baragenda noneho bazana amazi, bamena muri wa muriro, ukongera ugasa nk'ucika imbaraga, ariko ya mazi akaba ubusa, wa muriro ukongera ukaka. Kabaganza. Yego. Njya kubona mbona uko banazemo iryo taka ntuzime, uko banazemo ayo mazi ntuzime, mbona wa musozi noneho twari duhagazeho, uko buri muntu wese yarawuhagazeho, twari duteruye abana. Twari duteruye abana bari mu kigero kigera nko mu gihe umwana ageramo agatangira guhagatirwa, kuko hari umwana udahagatira buriya bitewe n'igihe afite. Umwana w'ukwezi kumwe ntiwamuhagatira, n'uwabiri yewe ntiwamuhagatira, ariko hari umwana uri mu mezi 9, 7, 8 gutyo, abageze mu gihe wamuhagatira abafatika. Rero nibo nabo bana nabonaga duteruye. Uwo musozi nagiye kubona mbona imvura ibutunyagiriyeho, turanyagirwa, ariko ikintu cyantangazaga, twaranyagirwaga ariko abana duteruye bo batanyagirwa. Ni ibintu utakumva. Nta kuntu wambwira ngo imvura iri kugwa mfite iyi telefone mu ntoki, ngewe nkanyagirwa ariko iyi telefone ntinyagirwa. Mu mwuka rero nabonaga twebwe duteruye abana turi kunyagirwa, ariko abana duteruye nta n'uw'igitonyanga kigwaho, ntato ntanyagirwa, bakomeza gusa neza. Hanyuma imvura isa nkaho ihise, njya kubona mbona buri wese none hagiye gushaka impetso yo kugira ngo aheke wa mwana. Urumva ko twari tubateruye, ntabwo twari tubahetse. Yego. Noneho ikintu cyantangaje, nagiye kubona mbona buri wese uko yanyagiwe, impetso ye yatose, yuzuye amazi, ariko yajandamye, yatose ku rwego utari no gukamura ngo amazi hashiremo. Warakamuraga n'ubundi ukabona iracyatose. Mbona ngewe nteruye ya mpetso ngiye ngo mpeke umwana wawe, mbona yatose. Ndavuga se ndafata impetso yatose nyiheke mu mwana utigeze unyagirwa udatose, aratitira ari bukonje. Mureke mbabwire, turi mu rugamba, aya maso y'umubiri atabona, ariko mbabwire ngo nimukomere. Turarinzwe nubwo uyu mubiri w'inyuma ubabazwa, ariko muri twe harimo icy'agaciro.
harimo igikomeye amaso y'uyu munsi y'abantu atabona ariko Yesu yaravuze ngo uko azaza asa icyo gihe natwe azatugaragaza azaduhishura twebwe ba nyabo uyu munsi ntabwo batuzi ariko icyo gihe abarimo guhangana muri iyo si y'umwuka Yesu azabahishura abari bari guhangana bariho nubwo bahishwe ariko bari guhangana bari gukora rero uwo wahanganye akanesha niwe Yesu azahishura. hari ntabwo muciye mu ijambo turacyakomeza kugira ngo na message ibe itsindagiye neza. Hari ikiganiro, hari umuhungu witwa Manowa ni inshuti yanyu. Ejo nakoze ikiganiro numva kinyujujemo imbaraga. Yari ari gutanga urugero n'agasimba kamwe kitwa Shwa kaba muri Amerika, sikumva kamijya kuba forme nk'imbeba. Mu mibereho y'ubuzima bwako gahora karya. Iyo karetse kurya gatoya gahita gapfa. Avuga ijambo ryiza rikomeye, aravuga ati yaba bizera nk'uko Imana yakaremye kugira ngo katubere icyigisho, ariko bahoraga barya ijambo ry'Imana rikaba rigwiriye muri bo. Aravuga ngo Imana yakaremye kugira ngo katwigishe, yaba ibyo rero bibaho natwe ryabaga rigwiriye muri twebwe. Izi ntambaro uvuze z'umwuka abantu batabona ukabikwiye kuba tuzibona. Arongera atanga urugero, buriya abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko kano kanyugunyugu ubona ukuntu ari keza, ubona ukuntu kaguruka, buriya formule yo kugira ngo akanyugunyugu kagere ku rwego kabaho uzana ugahera mu kinyabwoya. Cya kinyabwoya kimwe mujye mubona wakanagira ubumara bugahita bukubaba n'iki byose ukibonye akakica. Buriya uko ikinyabwoya kigenda gikura niko kigenda gihindura umubiri wacyo kuzagera ku rwego uvuyemo iki akanyugunyugu. Ariko ntabwo ibinyabwoya byose bibyarwa n'ibinyugunyugu, bibyara ibinyugunyugu kugira ngo kagere ku rwego gatsinda ikizamini cy'uko kambuka kakajya hakurya kadapfuye. Ikinyugunyugu gipfe, donc ikinyabwoya gipfe gihinduka ikinyugunyugu, nuko muri ko mo imbere hataba harimo akanuza ka virusi na kamwe. Niko rero n'abitorero nabo, nubwo imvura yagwa, nubwo ibizimya igicaniro cyabyo nkurikije uko ndi kubyumva, ntabwo ari igisobanuro cy'uko umwana wanyu akwiye kugira icyasha. Bibiliya ivuze kiravuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo uhora akomeza. Nari ndi gushimangira kugira ngo abantu bumve, urumva nanjye ndi umuhanuzi, abahanuzi babiri bahuye bagomba guconnectanya. Yego. Ni ukuvuga ngo tukimara kubona ko impetso zatose, buri wese yasigaranye ikibazo aho yari ahagaze cyo kwibaza ngo ni gute ndi bufate impetso itose nkayihekamo umwana udatose. Birangira uko buri wese yari ahagaze aho ngaho twibaza kuri iyo mpetso yatose n'umwana utatose. Ariko mbona impetso irahari, ahubwo ikibazo yagize gute yatose. Kandi yatose kubera ko atari uburangare bw'abayinyagije, ahubwo imvura yabanyagiye. Mu buryo bw'umwuka bankurikirana, ubu ngubu tujye kujya tuvugana n'abantu n'abanyamwuka. Kandi kubera ko Yesu yaravuze ngo igihe kirageze ko abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ubwo abanyamubiri bashaka namwe mufite ibindi mwumva rega, si mufite abahanuzi n'abatambyi banyu babahanurira. Rero abanyamwuka bankurikirana, imvura ahanini ni intambara buri wese ahagazemo, ni ibigerageza. Bishatse kuvuga ngo igihe turimo, igihe duhagazemo, umuntu usenga by'ukuri ari mu bibazo. Ibibazo Imana igereranya n'imvura, biri kunyagira buri wese ahari. Kandi mukora ubushakashatsi bantu mwese mwizera, abantu bazi ko bafite umwana ukiri muzima, mwese murabizi ko intambara zibagoza, ko mwanyagiwe, ko mujanda batose. Naho impetso iri haratosesora. Impetso umwuka yaramishuriye ngo impetso ni uyu mubiri. Imana yafashe iby'agaciro byayo ibibika muri uyu mubiri. Hanyuma ikiri gutoha rero ni uyu mubiri urimo kubabazwa, ariko ikirimo ntikiri kubabara, kirarinzwe, gifite umutekano kandi cyo gikomeje akazi kacyo. Ariko uw'inyuma aribyo Pawulo yavuze ngo nubwo kubabazwa kwacu kw'igihwayihwaye, iki kinyuma cya jandana cyasaza. Kandi ko jewe ino message yanshubijemo imbaraga,
hari igihe nageze nkajya numva ndazima numva Yego. nzajya ngenda ngendera ukajya ubona abanagamita kuri kuba ko barinagamo yo rega nkubwire itaka ntabwo ari ngombwa ngo baritiyure pfira mu gishanga itaka n'amagambo yabitaka ubuzima urimo byabitaka umva intambara urimo yabitaka ari mwene data ajya gukora ikiganiro akavuga ngo satani hari ukuntu yadeployinze mu buryo bubiri ubwa online n'ubwa offline aravuga ngo abakomando ba satani ko bahari baradukikije bitoje bitoje baradukikije imirwanire yose barayifite ashobora kuba umuturanyi ashobora kuba umuvandimwe ashobora kuba umugore wawe ashobora kuba umugabo wawe ashobora kuba umwana wawe ashobora kuba ukurerera uri kumva donc abajepe ba satani yabashyize hariya bararinze uri kumva rugamba ni rwinshi ujya gutambuka turajya ariko uwanditse ijambo ry'Imana yaravuze ngo Uwiteka abakiza muri byose amen aravuga ngo n'ama kuba n'ibyago by'abakiranutsi byaba byinshi iyo yavuga ngo n'ama kuba n'ibyago byabaho ku mukiranutsi aravuga ngo byaba byinshi ariko Uwiteka mukiza muri ibyo byinshi byose bihari ariko akabimukiza yo Imana ishimwe rero reka twongere duhumurize abantu badukurikiye yego tubabwiye ngo nubwo intambara zihari nubwo amakuba nubwo itaka ryabaye ryinshi n'amazi bakaba bayazanye bikaba bidakoze hakaba haje imvura yo ni ibibazo bishe bikaba biri kunyagira uyu muntu mu by'ubuzima ariko dufite ibyiringiro bifite ubugingo ikomeje no kugwerega yego babwire ngo ikomeje no kugwa usibye n'ubu ngubu uko duhagaze n'imbere y'imvura ikomeje kugwa kubera ko iyi mpetsi igomba gutoha kugera ku rwego usigara uteruye igihe turimo twerekezamo umuntu usenga uhagaze mu bwami bwa Yesu Kristo ntiyigera ategereza igihe cyiza imbere ye Imana yaguha imodoka yaduha kwiga yaduha amazu ariko nkubwire ngo mu buryo bw'imiterere y'uko Yesu abitegura ntiwigere utegura igihe cyiza imbere yawe cyane kuko urugamba noneho rurakomeje rurimo rugenda ruhindura isura niba itaka rinaniwe uko amafiriti aziyongera niko n'amakanseri aziyongera uko itaka rinaniwe uko amazi avomwa ananiwe imvura yiramanutse bivuga ngo iby'abantu niba binaniranye n'Imana nayo ubwayo hari ibyo igiye kugiramo uruhare bikatugeraho ariko atari ibigamije kutwica ari ibigamije kugira ngo Imana itesitinge twebwe ba nyabo kwizera nyakuri wowe wa nyawo Robert wowe wa nyawo twari tugeze ahantu umuntu atira umwana w'intama akavuga ati wantije uruhu nikorera utuntu twanjye sicyo uri kumva ko ndabizi ndisega ariko ubu nije ku ruhu akaza avuga ati ariko yaranijije sibyo se yaranijije ngende wa Yesu wareba imbere akivuga buriya kugira ngo utandukanye isega n'intama byakurushya biri ahantu umuntu uzi ariko byavuze nibwo wabyumva neza rero reka nkubwire Robert ibintu byose turi kunyuramo hari n'iby'Imana igiye noneho kwiyemerera nk'uko yemeye umwana wayo agapfa niyo mpamvu nigeze ntanga mesaje muri cya gihe cyo gufunga insengero Imana yanyeretse itorero rikubitwa mu byiciro bibiri irya mbere ryakubiswe rizira guteka nabi inshuro ya kabiri ryakubiswe rizira kudahamya numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo niba uyu muntu adashobora kwemera ko ibyo avuga cyangwa se ibyo abamo ashobora kuba yanabipfira impa urugero ku musirikare urwanirira igihugu irambwira ngo umusirikare w'igihugu ukirwanirira yinjira mu rugamba yemera gupfa cyangwa gukira atitaye yuko napfa umuryango uzasigara nta n'uwasize inyuma hari igihe aba ari uwuhahira n'uwurengera yemera gupfa rero atavuga ngo inyuma hari abantu bazansigaranira abana ariko akemera ubuzima bwe akabushyira hehe mu kaga rero itorero y'uyu munsi ntirihamya ibije byose yego ibyo baribwiye byose yego itorero ry'uyu munsi rirutwe nawe muventi turuwa kubera
sinzi niba iri jambo nkoresheje riri bugende neza yego ariko abantu naribajije ni igihugu ku buryo gititiza isi yose igakangarana inama zigaterana zikananirwa kugera ku rwego rwa nyuma ibihugu byose bizahaguruka yego ntabwo dutandukiriye ntabwo twigiye inyuma y'ijambo ry'Imana. M23 yiringiye amaboko yayo yubatse bagwije ibikorwa bishobora guhangana nabo mu kaga bagezemo, isi yose ikabahanga amaso ariko barayimesheje bakayikubita yego sibyo ariko iravuga ngo ngewe icyo mparanira ndakigeraho nta terabwoba wanzanaho rituma nsubira inyuma, nta mupaka n'umwe wanshyiriraho utuma ngira gute ncika intege, nkomeje kujya imbere yego muri make ntabwo ifite gutinya kuko ibyo yubatse irabireba. Itorero ry'uyu munsi rero mu gitondo rirabyuka bagasanga barigeneye ibi yego turabyemera, mu by'ukuri nta muntu n'umwe ushobora guhagarara avuga ati ariko ibi ntitubyemera, nitubona ubizize wa mbere nibura tuvuga tuti ariko nubwo abizize nanjye reka nkurikireho. Ubundi ikintu cyatumaga kera itorero ryaguka, abantu barahamyaga bamara guhamya ngo bakabashyira mu mastade bakabashungera, bamwe bagakubitwa abandi bakabarisha intare, ariko urupfu rwabo ngo rwatumaga benshi bizera. yego vuga ngo impfu z'abizera zituma benshi batizera babasha kwakira Yesu. Noneho rero uyu munsi n'abizera barimo babivamo kuko abandi bavuga ko bizera nabo ntabyo babamo. sora murakitiranya n'ubu reka mbivuge n'abandi badukurikiye murakitiranya abakristo n'abamadini. uri kumva abakristo batandukanye n'abadeperi, ibyo uri gusaba uri kubisaba abadeperi hakuze karibyo sibyo, ibyo uri kubisaba uri kubisaba abadive dusobanure sibyo. uri kumva ibyo bintu uri gusaba uri kubisaba uri kumva abakatolike abakristo bose nkuko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo itorero rye riramusanga ryumva ijwi rye riramukurikira hajya hose, igihe cyo kuritimbura n'imibabaro ya bene Yakobo ntibuzaribona. naho wisaba umwadeperi ngo bamukubitire ubusa ntiyakwemerera, ntabwo wasaba umudive ngo bamukubitire ubusa ntiyakwemerera. Pawulo yandikiye Abefeso ngo ni ijambo nkunda gukoresha cyane, avuga ngo nimukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo mu Rwanda n'imyuka mbi hano mu ijuru, abatware bategeka isi y'umwijuru. Baruvuze ngo igihe cyo kuri kubita ntabwo tuzabona ba Kristo. naho ngaha nta kintu bakumarira. Ubwo rero twitegura mwe mwitegura ayo ejo bundi imvura y'ibibazo. n'ibyo bibazo uri kuvuga niho bahita bakwerekera yuko Imana yabo ari inda, arakubwira ati karakara Imana sizahora iduteza ibibazo niyi, tugiye muri Amerika, tugiye muri nese kugira ngo nejo natanze urugero rwiza. Impamvu bafunga isengero urabizi? ni ukujyamo babandi b'imbere b'intyoza, uri kumva bajya atari abakristo ari abanyamadini ariko b'intyoza barusha abandi, bagasanga ibintu bari kuvuga hari n'abantu babifite ubushobozi babere igisubizo, donc Imana igaciririka muri ubwo buryo. nese reka ngoye nk'urugero rwawe, ubu dufite abakire aba yarubatse nk'amakadasiteri nka 80 ku gasozi runaka, umubwiye ngo reka njye kure hari abantu bateraniye nanjye njye kumva Imana, yagira bati Imana yacu itanga inzu, yategeza ko afite 80, ubwo urumva baba batanayimuteje. Nese igeze ahantu ugasanga intyoza iruta izindi iri kuvuga ati muri Amerika viza yihuse, yatekeza ukuntu ajya ku kibuga cy'indege nawe umutangiriye, uri kumva. Ariko igihe kirageze abasengera data mukuri no mu mwuka, bivuga ngo umuntu nibaza icyo aharanira, nibaza icyo arwanira, nakoresha imbaraga ze zose, atitaye ku gupfa, atitaye ku kababaro. Iyo rero ni ya message y'itorero ari buhuriremo. Iyo niyo message y'abitorero, ntagiye ari y'abanyamadini. Umuntu uri buhatambuke n'ufite umwana, uwo muryamiye we mwihorere. ubu dufite abantu babaryamiye bahita baza kubwira ati sura wanije kuri uwo wawe, watinda agahita mugutwara, kandi akagiye bisaba ko haboneka umwami w'amahoro agaca urubanza. ubu dufite abantu muri iki gihugu baryamiye abana babo, babaryamiye kubera inda, utancomeka ngo byararangiye kera. Mwene uyu rero hari no mubazana iramiriro wabonye na ryataka, havuga ati ariko wowe uracyafite umwana muzima, iyi myambaro uri kumva ngo yafashe imyambaro y'umwana we wapfuye ayambika y'umwana wundi
ukiri muzima ukiri muzima kugenda wambara imyambaro y'abandi urukumva bavuga ati uyu kabisa baduhinduriye Imana ibahe umugisha rero burabwirwa benshi akumva bene yo twese tuba turi kumva abantu bamenye ko ibyago n'amakuba byo mu kiranutsi ni byinshi ariko bibiri bihamya neza avuga ngo Uwiteka amufasha muri byose ngenda umva nzatiye umusozo w'ubu butumwa numvishe nashaka kubuvanga ngo ngire ibindi tuganira sibyo abantu badukurikiye bumve ko reka nkoreshe ijambo ryiza abantu bajya bavuga ngo naheza hisi kadukoresha iryo jambo siko abantu benshi kujya bakunda kuvuga ku bakiranutsi b'Imana naheza hisi nta nahahari cyo koze ejo ni heza kuri benisi kuri benisi iyo tuvuze abantu bajya batwumva hatazajya n'abantu baduhimbira ngo twavuze ibindi bintu sibyo iyo tuvuze Bibiliya yerekana ko hari urubyaro rw'Imana rwa Satani niyo hano babyanditse bavuga ngo abana b'Imana ni abangaba abasatani ni abangaba sibyo iyi si rero kubizera bafite ibyiringiro nk'ibyacu igabanwa na Satani yayihaye kuyitwara kugera ku rwego yasaze na Yesu mu butayu hamwe ati rega nawe wigeze ubona Yesu amuhakanya hamwe ati ndamya nkuhereze bivuze ngo agaciro ni ukuramya bakaguhereza aha bivuze ngo hari abandi bamuramya akagira gute akabahereza ubwo utamuramya nta nyinya Imana ibahe umugisha ngenda ubasoje ikiganiro cyane nshimiye na Solange wampaye umwanya tukaganira agatanga ubutumwa Imana yashyize ku mutima we sibyo Solange banyarukire kuri channel yawe nenge kuvuga ngo duhe nimero yawe umuntu ubwo nimero yawe ni iki no contact iri kuri channel yawe wifuza kuvugisha ajyeho akore na subscribe Imana ibahe umugisha namwe mwabanye natwe Imana ibahe umugisha ubwire ngo ibiganiro byacu nta kagaruka